stade barayizimije bashyizemo noneho y'amatara ya spectacle y'ibirori. Dore icyo bita ibirori, dore icyo bita amashanyarazi, dore icyo bita amatara y'abareyo. Abareyo batwaye igikombe. Abanyarwanda baracyari mu byishimo bidasanzwe nyuma y'itsinzi ikomeye cyane ya ekipe ya Rayon Sport muri Sekafa Kagame Cup 2026. Nyuma rero y'imyaka 28 yari imaze itegereje, ekipe ya Gikundiro yongeye kuzamura iki gikombe itsinze umukino wa nyuma ibitego bibiri byose kuri kimwe, nyuma yo kujya mu minota 30 y'inyongera bizwi nka extra time. Ariko ikintu kidasanzwe ntago ari igikombe gusa, uburyo iyi tsinzi ikomeje kwakirwa na bamwe mu banyarwanda ndetse n'abayobozi b'u Rwanda. Nk'ubwo ngubwo Minisitiri wa Siporo akaba bamwita Neri Mukazayire, Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dominique Habimana, Ambasaderi Diane Gashumba, Munyangaju Aurore Mimosa ndetse n'umuhanzi ukunzwe cyane Bruce Melody, bose bagaragaje ibyishimo nyuma y'uko Rayon Sport yegukanye igikombe. None se ko hari n'abandi benshi bagize ibyo batangaza, ni bande? None se niki bavuze kuri ekipe ya Rayon Sport bundi? Ese undi ku cyitsinzi ifatwa nk'iyahaye abanyarwanda bose umuganura wihariye? Ubundi ni gute Gikundiro yashoboye gusiga amateka mashya muri Sekafa Kagame Cup? Reka tubirebere hamwe kugeza ku musozo, kuko iyi nkuru irimo ibyishimo, amateka ndetse n'ubutumwa bukomeye ku ikipe y'ubururu n'umweru cyangwa se Gikundiro. Ubundi ku mugoroba wo kuri uwa gatanu ku itariki 7 Kanama, Stade Amahoro yose yari yabaye isoko y'ibyishimo ubwo Rayon Sport rero yegukanaga igikombe cya Sekafa Kagame Cup 2026. Gikundiro yari ihagarariye u Rwanda mu marushanwa yahuje rero amakipe akomeye cyane yo muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati. Sekafa ikaba iterwa inkunga n'umukuru w'igihugu Kagame, maze umukino wa nyuma rero uza kurangira ari ibitego bibiri kuri kimwe nyuma y'iminota 30 y'inyongera extra time. Iyo tsinzi yahise inkuru ikomeye cyane mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Abayobozi bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo byabo nyuma y'umukino. Rero ubutumwa bwo kwishimira ekipe ya Rayon Sport bwatangiye guturika hirya no hino, bihereye kuri Minister of Sport cyangwa se Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire, aho yashimiye ekipe ya Rayon Sport agaragaza ko iyi tsinzi yari ikwiriye nyuma y'urugendo rutoroshye ikipe yabo imazemo igihe. Yashimye kandi Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku ruhare rwo guteza imbere siporo ndetse n'ibindi bituma amarushanwa nk'aya abera mu Rwanda, cyane cyane mu mutekano. Ku rundi ruhande kandi Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana nawe yifatanyije n'abanyarwanda cyangwa se abafana ba ekipe ya Rayon Sport, avuga ko Gikundiro yateye ishema u Rwanda. Oreyo ubwo noneho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dominique Habimana nawe ntiyabashije guhisha ibyishimo n'iyumanganyije. Ubutumwa bwe bwagaragaje itsinzi ya Rayon Sport yari ifite igisobanuro cyihariye ku banyarwanda, cyane cyane mu gihe cy'umuganura. Mu magambo ye yashimangiye ko ekipe ya Rayon Sport abanyarwanda yahaye rero abanyarwanda ibyishimo kandi igumana mu Rwanda igikombe gifite agaciro gakomeye cyane. Akaba kandi Diane Gashumba, Ambasaderi w'u Rwanda muri Suwede, Dr Diane Gashumba asanzwe azwi nk'umwe rero mu bakunzi ba ekipe ya Rayon Sport, nawe yagaragaje ibyishimo bikomeye cyane. Nubwo ari kure y'u Rwanda, yavuze ko itsinzi ya Rayon Sport yabagezeho mu majyaruguru y'u Burayi. Ibi byongeye kugaragaza ko abafana ba ekipe ya Gikundiro batari abo mu Rwanda gusa, ahubwo ko ari ikipe ifite abakunzi hirya no hino ku isi. Ubwo kandi umuhanzi Bruce Melody nawe yifatanyije n'abafana ba ekipe ya Rayon Sport kwizihiza itsinzi. Yashimiye ikipe ndetse agaragaza ko igikombe cya Sekafa Kagame Cup cyagumye mu rugo. Kuri benshi mu bakunzi ba ekipe ya Rayon Sport, ubutumwa nk'ubu bw'abahanzi n'abayobozi bwongereye ibirori by'itsinzi.
stade barayizimije bashyizemo noneho y'amatara ya spectacle y'ibirori dore icyo bita ibirori dore icyo bita amashanyarazi dore icyo bita amatara y'abareyo batwaye igikombe batsinze match. Abafana bari buzuye stade Amahoro bakomeje kwishimira itsinzi, mu gihe abandi benshi bayikurikirana hanze y'ikibuga na stade nk'uko byagenze mu mikino. Kandi kuri benshi ntabwo ari igikombe gisanzwe kuko cyari igikombe cyaje mu gihe cy'umuganura, kikaba nk'impano rero ikipe yahaye abafana bayo, abanyarwanda muri rusange. Sekafa Kagame Cup 2026 izasigira Rayon Sport amateka akomeye cyane kubera yuko ubu tuvugana abayobozi barayishimiye, abahanzi bayishimiye, abafana bo nuko, kandi cyane cyane equipe ya Rayon Sport yongeye kwibutsa ko buri wese rero ko mu mupira w'amaguru urugendo rurerure rushobora kurangira mu byishimo bikomeye. None ikibazo gikurikiraho ni kimwe gusa, muri iyi tsinzi ni intangiriro y'ibihe bishya bya equipe ya Rayon Sport cyangwa ni itsinzi izarangira nyine karangirana na Sekafa Kagame Cup? Igihe kizatubwira. Nanjye reka soze mbwira equipe ya Rayon Sport cyangwa se isaro ry'Inyanza Gikundiro ni congratulation. Naho ubundi wowe nugenda udakanze subscribe kugira ngo dukomeza kubana mu makuru y'imikino ndetse na ya siporo n'andi makuru asanzwe kuri iyi channel. Nge Chris Report.